Nururere bwiza mawe zakubahera kebo mawe. Ikiganiro ni Tembera u Rwanda. Turi i Nyanza ahamenyerewe amata menshi. Turi i Nyanza mu Rukari. Ikaba ari ingoro igaragaza uko abami ba kera babayeho ndetse n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wabayeho mu gihe cy'iterambere ku gihe cy'umwaduko w'abazungu. Ariko noneho kuri uno munsi mu kiganiro Tembera u Rwanda niyo mpamvu twavuze ngo reka tugende tugere mu Rukari. Abantu benshi barahumva, hari abantu bajye bumva cyangwa se bakajya bumva ngo Nyanza twataramye. Reba mu mbere hose ibintu byose. Ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye, umutuzo wawe ugaturuka mu mbamutima kubera kuruhuka neza. Ngiye nguhitiyemo Ntende Hotel kuko niyo igufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Ntende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe. Resitora yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ubona ibanga ryacu rihuruza amahanga, inkoko ifirobwa ako kanya, igiti, coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe. Tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera ahari kuko ni muri Gatsibo, Rugarama, ni ku muhanda neza neza. Wanaduhamagara kuri 078 75 19 7 0 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Yes, twaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni Tembera u Rwanda. Reka mbabwire ko noneho kuri uno munsi twavuye mu mujyi wa Kigali twerekeza mu karere ka Nyanza. Still turacyari mu ntara y'amajyepfo cyangwa se turacyari mu ntara y'amajyepfo. Turi i Nyanza ahamenyerewe amata menshi. Turi i Nyanza mu Rukari. Ahangaha turi ni mu Rukari, ni mu ngoro y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ahangaha turi ku ngoro yubatswe mu mwaka w'1932. Murabona ko ino ngoro uko muyireba wagira ngo ni inzu nshyashya, ariko mubare imyaka ishize uko ingana, yewe mubare nuko hameze kuri ubu ngubu. Rero niyo mpamvu babwira ngo gusura ibyiza nyaburanga biba ari ibintu by'ingenzi. Gusura ibyiza nyaburanga biba bituma nawe ushobora kumenya ese koko u Rwanda rwanjye rwabayeho gute. Niyo mpamvu rero mu kiganiro Tembera u Rwanda na BTN kufatanya na NIG Media Production tuba tugomba kugenda tubagerera henshi hagiye hatandukanye. Reka rero nkubwire ngo hano tugiye kureba byinshi bitandukanye bibera hano i Nyanza. Tugiye kureba byinshi bitandukanye, ibice bitandukanye, yewe turaza no kubatembereza tubageze mu Nyambo. Murebe ese Nyambo ni gute, bazivuga amazina yazo. Hari abantu benshi b'urubyiruko kuri ubu ngubu bashobora kuba batazi Inyambo ni iki. Ariko noneho kuri uno munsi mu kiganiro Tembera u Rwanda niyo mpamvu twavuze ngo reka tugende tugere mu Rukari. Abantu benshi barahumva, hari abantu bajye bumva cyangwa se bakajya bumva ngo Nyanza twataramye. Ibyo ni ibitaramo byakundaga kubera mu Rukari i Bwami, aho nubundi ku munsi w'umuganura habaga igitaramo cyo kugenda bakishimira ibyiza bamaze kugeraho, bakishimira umusaruro bamaze kubona. Niyo mpamvu rero kuri uno munsi mu kiganiro cyacu tugiye tutemberera ahangaha tumenye ibyiza byaho, ndetse mbakundisha ngo namwe ubwanyu murusheho kugenda mutembera. Babwire ngo rega burya ibiciro byo kuza ahangaha ntabwo biguhenze. Ntabwo bihenze kubera ko igiciro cy'ahangaha ni 1500 yonyine ku munyarwanda, ku munyeshuri akaba amafaranga 700. Ese koko ibyo ngibyo byatuma wowe ubwawe utabasha gutembera n'umuryango wawe ngo nawe ubwawe wumve ko ushobora kugenda umenya amateka y'ibwami? Muri no ngoro y'ubwami turaza kubonamo ibice bigiye bitandukanye. Turaza kubonamo harimo aho umwami yaryamaga, harimo aho umwami yakiriraga abashyitsi, harimo imbuga yicaranagaho n'abandi batware baje mu nama, harimo ibice bigiye bitandukanye, harimo icyumba cy'umugabekazi. Ibyo byose rero nkatwe nk'urubyiruko cyangwa se yewe na basaza ba kera nabo ubwabo bashobora kuza bakongera bakibutsa ibya kera, bakibutsa umuco wa kera, bakumva ko nabo ubwabo bashobora kuvuga ngo yewe burya agahugu kadafite umuco karacika. Rero reka nkubwire ngo
reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu dutembere i Nyanza, dutembere mu Rukari, tubanje mu nzu y'ikambere. Nitwa Bizimana Jeremy, nkabandi umukozi w'inteko y'umuco mu ngoro y'amateka y'abami mu Rukari. Ikaba ari ingoro imwe mu ngoro 8 dufite mu Rwanda. Ikaba ari ingoro igaragaza uko abami ba kera babayeho ndetse n'umwami Mutara III Rudahigwa wabayeho mu gihe cy'iterambere ku gihe cy'umwaduko w'abazungu, wabayeho mu buryo buri bwa kijyambere, akaba ndetse yaratuye no mu inzu ya kijyambere. Aha rero mu Rukari iyo uhaje buri wese aba yisanga, hahora hafunguye kuva mu gitondo kugera amasaha yose y'akazi, ndetse n'iminsi yose y'ikiruhuko tuba twiteguye kwakira abashyitsi. Abashyitsi mwese rero aho muri, mwaba muri mu mpande zinyuranye z'igihugu, mwaba muri mu mujyi wa Kigali, ndetse n'aba bari hanze bose twiteguye kubakira, tubahaye ikaze iwacu mu ngoro y'amateka y'abami. Nyuma rero yo kubaha ikaze tugiye gusura iyi ngoro, ariko mu buryo bw'incamake. Ikaba ari ingoro igizwe n'ibice 4. Harimo ingoro ya kinyarwanda igaragaza amateka y'abami mbere y'umwaduko w'abazungu. Hakaba ingoro ya kijyambere, ikaba ari ingoro y'umwami Mutara III Rudahigwa, aho yatuye kuva mu mwaka w'1932 kugera mu 1959. Hakaba ndetse inyambo zari inka z'ibwami, zikaba ari inka z'amahembe maremare, inka z'umubyimba muremure, inka nziza cyane zamurikirwaga umwami mu birori ndetse n'ikindi gihe cyose biri ngombwa. Igice cya 4 cyitwa umusezero. Umusezero ukaba ari aho batabariza abami. Mu kinyarwanda ntibavuga ko bashyingura abami, barabatabariza, ndetse naho babatabariza ntibahita imva, ahubwo hahita umusezero. Ibyo rero muri rusange bikaba ari ibice 4 bigize ingoro y'umwami y'amateka yo mu Rukari. Aha tugeze rero ni mu rugo rwa kinyarwanda, rukaba ari urugo ruhagara ingoro gakondo y'umwami Musinga, ariko by'umwihariko n'abandi bami bamubanjirije, kuko abanyarwanda benshi abami b'abanyarwanda ba kera bose batuye mu ngoro za kinyarwanda. Hano rero i Nyanza habaye mu rugo bwami mu mpera z'umwaka w'1000 mu mpera z'ikinyejana cya 19. Aha yingahinga mu 1898 umwami Musinga rero akaba yaratuye ku musozi witwa Gakenyeri, hano hakurya yo mu Rukari. Hakaba rero hari urugo rugizwe n'amazu 3. Ibanza ikaba ariyo yitwa Kambere, akaba ariyo ngoro y'umwami. Hakaba hari n'andi mazu 2 matoya, imwe akaba ari iy'inzoga, indi akaba ari y'amata. By'umwihariko ariko umwami Musinga we yarafite amazu 16 mu rugo rwe. Ubu ngubu twe twaba dufite 3. Bikaba rero hari umushinga w'uko izo nzu zose zazubakwa mu rugo rw'ahangaha kugira ngo abantu babashe gusura ibyo byiza bihatatse. Iyo rero winjiye muri Kambere ubona ibice bitandukanye by'iyo nzu. Hari aho bita ku gitabo, wakwinjiramo imbere ukabona ukinjira mu mfuruka. Hari imfuruka ya ruguru n'imfuruka y'epfo. Mimbere gatoya haba ikirambi twagereranya nk'aho kwakirira abantu. Ikaba ari uruganiriro ariko rwari rugenewe abagabo. Hakaba mu mbere n'uruganiriro rwari rugenewe abagore, ndetse no ku gisasiro. Ntibavuga uburiri bw'umwami bwitwa igisasiro. Muri make rero igezemo imbere ni ibyo bice usanga mu nzu ya kinyarwanda. Tumvaru tigiri ngunge nka mugabe gira ingwara mu rukenyeri hamba rya n'umuzuka yigomiza Hajazira hebe shaka rya Rwanda nzo kuwangurira inka binuda gwicara gutunga imfizi bitera ubuga Tumvaraga mfizi ntukarara isumba gicuba ntugacubangara gicazira kinka ntugasinzi Ngondira ngaba Heraganga yanze uruhimbi mu ruhinga rwa kinihira ngaba yanze badutira batongana ngo ntibarwubaka Gabayisha bagomari karamya abagabo ikaremereza ntibari ku ruhimbi Hiya yanze akabuga yanze ikinyabu yanze imirambi ya rugo na jo kwe nkangora zo kwa muganga zirahabo
ndangamirwa we zirimo indangamirwa y'abaganwa baganda zikukanya amagana abagabo ivuganira ibigwi n'umubere birori intara zibereye guhamirira timudahamagaze bigoma nziza bayihamagaje muri kinduri ivugije bemera mihigo mu rutabo ibitugu ntibyisenga mihigo murayibarira ndi barihindi bigarama ruhogo yegamiye kuzazigarura mushikibazo yibereye mu nyakibanda ngurayibana kw'inyange yazaharitse ku masonga bazimana ikazihungura imanga umva nkunda ko zeza amahembe zigatukuza amasonga ziracumitira mu rwaro zigahinduranya mu rwaro umva ziracumitisha amatwi amahembe agakera imanzi ingeri ikigura kigize intabire maze ingeri yamagira ku gice ndayikumbura sisinzire bigasa nk'imvura ikumbuye u Rwanda ubera yanze gukamirwa mu rutoke bidatanyagirwa n'amakakama igahindanya amagara amabere yabaye imitari ishengerero ingeri we herega zirimo imboneza mihigo y'amasimbi ku mugongo ikaba indatirwa abahizi umva zirimo amanampire nyina wa mugabo mutima ukesha imana inyambo zihinduye guta umva zirimo igikwerere cy'umukondo muremure umukobwa wazikowe ntajya kura igisabo ku bibero mwe rudasumbwa n'ikibumbiro ikibunda cyaramutse yitwaje impirimba mugabo umva arayikubise urushunzi mu nkongoro bazimungu yimuka mu gisabo indahishira mu myugari urakaza neza nyana ya rumara gishyika rwa mugabo daraga ziranyicira amaso zanyakugwira nkazibira amazi mwiriwe umva zirabunda amazi nkabunda umuhondo zirankubita ibizuru nkazikubita ibizinzo wangeriwe zikaba rugori rwera imbere y'amarizi ya rusarisha muga rwandira imikaba umurenzi mu kwanamiza ntigitwara impeta urubambwa igatwara imyambi zirakugana zikaba bigaragara zumva umugamba ntawe uzireba ngo arahumbye ingoho ingongo yabuze aho yajorwa muri mampanzi wa mpambara impanzi idakanga urugwa imirindi n'urwo rugo rwahangayika rukamirwa ikaruhaza umuhondo nibwo bayihitanye Nyanza mu Rukari ijya kumurikirwa inyambi Nyamagana ya Gitiska barima ngo ni Rugomba mbogo n'ingwa yirabye mu ngondi ikaba umurenzi mu kwanamiza ikaba intera mu buranga rubiya rutirumaza babishide ku indongozi ya Rwangabwo ubwo abatayizi ngo iragenda n'igikubwe ntinubwo igenda n'igikubwe nta gikuba gicitse ahubwo n'intambwe z'ubukaka ubukwererera bubyirukanye Kayicukije yitwa Rwangurira inkiko imeneka inkuba zibika mu nkubiri rwa mirinde rweza nkebe n'Imana nyebwa nyemanzi niragizwe impundu rubango n'isata rwungura miryango iyo ni akajya niyakundiwe n'ikirere wa mariza atari ikirage gategeka amashyo ntizimirigo kuba zitura mu kinyaga ikaba umuhizi n'ihomboka n'ihinda ntiyagira urugo neza ku manywa y'ihanga iyo niyo yuhego bagira ngo abayuhira rwogera ngo muhizi icyungu uzamenyere hungango konyera ntizanywera ikibari ntizenze imbuga y'ikinani tuge impundu ziravuga Nyaruguru impundu ziravuga Nyarugenge impundu ziravuga Mwimana Mushongo impundu ziravuga mu Rukari inyambo zihatashye tubwo se Rugango yararanyingwa se Karasharanga baranishyira tugaruka akabwira ati nibarangane twarushijwe n'umureka ntabaguriza cy'ishuri yose ngiye kuranya mushanje itegeko ry'inkoko ubwo duzoza tumasha bitugu by'inyuma dore ko ntawe ukigenda atagiye uruguma kwishe kandi guke rutera mpuze habyukiye bugikesha atezo bataguza turutse Nyakire ngo bamwitere icumu ryiza aho imbuga yambikiye imigogo ari ugushaka kurirwa ibye mama rwizihirwa baririye Kwa ikaze mu kiganiro cyacu reka tubibutse ko dukomeje gutembera mu Rukari mwabonye ibice bigiye bitandukanye nko bakomeje kugenda babitubwira aha tugeze rero ni mu rugo rw'inka mu rugo rw'inyambo aho muri rusange murimo kubona uburyo abashumba bazo bazivuga amazina mwamenya amazina y'inka cyangwa se amazina y'inyambo ziri hano ariko none reka dukomeze tubakundisha ko namwe ubwanyu mwakabaye mutera intambwe mukaza kuhasura kugira ngo murusheho kugenda mureba ibyiza biranga mu Rukari mumenye amateka menshi ya cyangwa se mumenye amateka menshi y'abami reka rero dukomeze dutembere mu Rukari ariko mbabwira ngo intego ya mbere no kugira ngo namwe ubwanyu muve
mu bice bitandukanye by'igihugu muze muhagere mubashe kureba mubashe kwiga mubashe kumenya byinshi bihakorerwa ndetse mubashe kumenya amateka yagiye aranga igihugu cyacu. Yes, turakomeje n'ikiganiro cyacu kiganiro n'itembero Rwanda. Mwakomeje kugenda muryoherwa. Twavuye ikambere tuva mu nyambo, ubu nanone turagarutse ku ngoro. Ese ino ngoro yo muyimenyaho biki? Ino ngoro ifite amateka yihariye. Tekereza inzu yubatswe mu mwaka wa 1932. Kuri ubu ni ingoro imeze gutya. Murayereba uko iteye. Reka duhereze umwanya Jeremy akomeza dusobanurira ibigize ino ngoro. Aha tugeze rero ni ku ngoro ya kijyambere, ikaba ari ingoro imwe mu Mutara wa gatatu Rudahigwa. Iyi ngoro rero yubatswe n'Ababiligi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa hatura mu 1932 kugera mu 1959 ubwo yatangaga. Ni ingoro rero igizwe n'ibyumba bitandukanye, harimo icyumba cy'umwami aho yararaga, harimo ahari hagenewe ibiro ndetse n'uruganiriro rugabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere cyari kigenewe rubanda, igice cya kabiri cyari kigenewe abatware ndetse n'igice cya gatatu cyari kigenewe abazungu. Harimo ndetse aho imodoka ye yaparikwaga n'igaraje, hakabamo ndetse n'igikoni. By'umwihariko rero ni ingoro imuritsemo amateka y'ukwaguka k'u Rwanda uhereye mu kinyejana cya 15 kugera mu kinyejana cya 20. Dusangamo rero ayo makarita agaragaza uko u Rwanda rwagiye rwaguka, bigizwemo uruhare n'abami b'u Rwanda n'ubutwari bw'Abanyarwanda bagendaga bagaragaza muri intekerezo yari yarahanzwe na Gihanga ku Rwanda. Kwanda ku Rwanda rero bivuga ko nyine rwaguka. Niyo mpamvu rero u Rwanda nyine rwagukaga, ariko bitewe n'ubukoloni u Rwanda rwaje kugabanywa mu kinyejana cya 20 dusigarana igihugu dufite ubu ngubu mu ngano. By'umwihariko tugeze ikambere tuhasanze umwari mwiza waje gusura, waje kwiga amateka ahangaha. Bakwitana Alice, kuki wagize umutima wo kuza gutemberera ahangaha by'umwihariko? Naye mfite amatsiko. Wari ufite amatsiko? Ugeze hano noneho wahabonye iki? Nabonye byinshi nka reba mu mbere hose ibintu byose nyine. Hanyuma uko wajya kubyumva niko wabisanze, ni iki cyakunejeje akuzuye umutima agasesekara ku munwa? Gerageza utubwire. Ikintu cyanejeje ni ukureba nyine imiheto, nicyo kintu cyanunguye ukuntu barasaga bakicikira bakoresheje kariya kantu ukuntu kangana ni gatoya cyane kuryo kakica ikintu. Byanunguye. Niko wari ubyiteguye? Oya. Hanyuma kuri ubu ngubu ni igice ubwira urubyiruko bagenzi bawe bashobora kuba nabo bataragera ahangaha kandi bashobora kuba bafite amatsiko nk'ayo wari ufite? Nibaze kabisa birebere kuko n'ubundi utamenya umuco. Yene n'ubwa mbere nari maje ntacyo n'ubundi waba bamenye iby'abandi kugira ngo bamenye n'ibyacu. Bakwiye kuza hano bakaza kareba n'ibyacu bakabona kwikombera n'iby'abandi, ariko icyambere ni ukumenya ibyacu. Reka tugushimire cyane.
wegereze nk'ibyatsi mawe n'uburere bwiza mawe nzakubahera kebo mawe n'uburere bwiza mawe tatse amabara yose mawe n'uburere bwiza mawe nzakubahera karago mawe n'uburere bwiza mawe tatse amabara yose mawe n'uburere bwiza mawe nzambona wishimye mawe n'uburere bwiza mawe. ko numva ari akaririmbo k'umuco by'umwihariko kararyoshye. Kararyoshye ni amagambo aryoheye amatwi. Wavugaga ngo iki? mbese no gushimira umubyeyi yuko yagutoje umuco mwiza wo kubaha ndetse no kubana, akagutoza umurimo nk'uyu wo gusya, akagutoza kubaha buri muntu uwo ari we wese, akagutoza umurimo wo koza ibyansi, wo gutegura, wo gukubura. Mbese nawe uwo muco yagutoje uzawutoza n'abandi, kandi nawe kugira ngo amenye yuko yakubyaye akagutoza umuco mwiza, uzamubohera akebo nk'aka, mubohere nk'umusambi nk'uyu, hanyuma nakubona ubimutuye yishima anezerwe. Urakoze cyane. Nyuma rero yuko Jeremy yari amaze kudutembereza mu nzu y'umwami yubatse mu buryo bwa kijyambere, ariko noneho tugarutse ahangaha tugeze ikambere n'ubundi muri rusange. Arakomeza rero anadusobanurira muri rusange, ese ubundi Jeremy ubona abanyarwanda n'abazungu ni bande bakunda gutemberera ahangaha cyangwa se baza kureba amateka cyane? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubundi mbere y'umwaduko w'iki cyorezo cya COVID-19 twari dufite statistique igaragaza ko abanyarwanda aribo bari benshi cyane. 70% y'abantu basura ingoro muri rusange bari abanyarwanda, abandi 30% basigaye ari abanyamahanga. Ntabwo ari kuvuga abazungu gusa, ni abanyamahanga muri rusange. Ubwo rero nuko nguko byari byifashe. Abanyarwanda rero barahugukiwe, abenshi barabizi cyane cyane mu bigo by'amashuri, kuko abana baza gusura, abanyeshuri baza kwigira hano ubumenyi no kujya ahandi muri zamize, kugira ngo bunguke ubumenyi bubafasha mu byo bakora cyane cyane mu ishuri, ariko binabafasha kumenya amateka n'umurage n'umuco gakondo w'abanyarwanda. Muri rusange usanga abantu benshi bakunda no gutinya kuvuga ngo gutemberera ahantu runaka cyangwa se kujya kureba amateka birahenze. Watinya uruta abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo nabo n'abandi bari bagifita ko kasigisigi ko kumva ko bitinya batinyuke? Muri rusange ntabwo bihenze, kuko nk'ubu ngubu umunyeshuri kuva ku munyeshuri wiga muri primaire kugera ku munyeshuri wiga muri kaminuza, kuza hano guhasura ni amafaranga 700 yo gusura ingoro, ntabwo ari menshi cyane, ndetse ni amafaranga 3,000 yo gusura inyambo. Ushobora gusura ingoro gusa niba ufite 700 ukiga ayo mateka. Washaka kwishimisha kwifotozanya n'inyambo ukishyura amafaranga 3,000. Aho ni ku bana b'abanyeshuri. Ku bantu bakuru rero b'abanyarwanda bishyura amafaranga 1,500 yo gusura iyi ngoro mwabonye igizwe n'ibice bitatu, ndetse bakishyura nabo amafaranga 3,000 yo bashatse kujya kureba inyambo. Ku banyamahanga bishyura amafaranga 6,000 yo gusura ingoro n'3,000 yo gusura inyambo. Muri make ntabwo ari menshi, kuko hari amafaranga menshi abantu bangiza bagiye ahandi kandi wenda bitazabagira akamaro, ariko gusura ingoro umenya byinshi byaranze amateka y'iwanyu, kandi burya bavuga mu Kinyarwanda ngo utazi yava ntamenya niyo ajya. Noneho inama uhereza urubyiruko muri rusange, dore ko na mahirwe twagize uyu munsi nakomeje kugenda mbona urubyiruko rwitabira gusura ahangaha. Sinzi nimba ari urubyiruko rw'abanyarwanda cyangwa se nimba ari urubyiruko rw'abanyamahanga, ariko inama ugira urubyiruko ni uruhe? Ubundi inama umuntu yaha urubyiruko, ikintu cya mbere ni ukwimenya. Mu kwimenya rero hari aho ukomoka, inkomoko yawe, kandi inkomoko yacu iva kure. Nuvuga ngo aho kure rero niho u Rwanda rwatangiriye. Iyo wamenyera aho u Rwanda rwatangiriye, nuvuga ngo nawe urimenya ukamenya n'icyo ushaka kubaka muri wowe n'abazagukomokaho. Ni byiza rero kuza gusura izo ngoro, ukigiramo ayo mateka, ukigiramo uwo muco, ukigiramo uwo murage, nawe ukiga n'uburyo bwo kubisigasira. Ubu hariho intekerezo nziza ivuga ngo
turinde ibyo twagezeho. Burya ntabwo wabirinda utanabizi. Niyo ngo rero inama nagira urubyiruko ni ukwihatira kujya kumenya hantu nyaburanga, ukamenya ibihari, ukamenya ibihatatse, ukamenya nuko nawe wabisigasira kugira ngo abazadukomokaho nabo bazabisange bikiriho. Reka tugushimire ku bw'ikiganiro cyiza twagiranye. Murakoze cyane. Yes, inshuti bakunzi mukurikiye BTN rero reka tubabwire ngo twari turimo gutembera mu Rukari, aho twatembereye mu ngoro y'umwami, aho turi ikambere, ndetse twagiye tutembera mu bice bitandukanye bigize ahangaha. Rero reka mbabwire ngo tuzakomeza kugenda tubageza henshi hagiye hatandukanye mu gihugu cyacu, harimo mu nzu y'ibidukikije cyangwa se mu ngoro y'ibidukikije ikarongi, tuzagenda tubajyana henshi hagiye hatandukanye, ndetse na hahandi abantu bataratangira kugera ariko hazwi nko kugira amateka mu Rwanda. Mwagiye mubona amateka menshi tugenda tubabwira, yaba kutubindi twarubona, yaba henshi hagiye hatandukanye, yaba kwa Kamegeri, aho hose n'ahantu mwagiye mutemberezwa muri BTN, by'umwihariko mu kiganiro Tembera u Rwanda na BTN kufatanya na NIG Media Production. Reka rero mbashimire cyane, babwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka birakomeza. Nge niba nawe Jean Paul, mukomeze kugira ishyano ihirwe. Abantu benshi bumva ko kugenda ari ibintu bya bamwe gusa, ariko abenshi bakumva ko mu karere ka Rubavu ari naho hantu abantu benshi bashobora gusohokera. Ni kenshi abantu mu buzima bifuza ahantu baruhukira, ariko hanini ugasanga ntibabasha kubona aho bishimiye. Nge mbahitiyemo muri Kivu Park Hotel. Kivu Park Hotel ni hoteli mu karere ka Rubavu, ni ku mazi neza neza, ahantu yisanzuye, hafite ubusitani bwiza, yewe buri wese agera akumva ko yaharuhukira koko, hahandi abonera ibyo kurya bihagije, akabibona mu buryo bwiza bufite isuku, yewe mu gihe afite n'icyumba akahabasha kuhabonera ibihe bye byiza, anahafatira icyo kunywa. Kivu Park Hotel, abayobozi baho bahamagarira abanyarwanda ndetse n'abandi bose bashaka kuza mu bukerarugendo ko ariho hantu ushobora kubonera umwanya wawe wo kuba waturiza, ukahategura business zitandukanye, bitewe n'uburyo haba hari akayaga keza k'amahumbezi yo ku mazi. Mu kiganiro Tembera u Rwanda dukomeza kugenda tubagera ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko uyu munsi Kivu Park Hotel ndayigukundishije kuko igufitiye abantu benshi bagiye batandukanye bagufasha kuguha serivisi nziza kandi zinoze. Nge ndimana nawe Jean Paul, twese tujyane tujye twibera cyangwa se twigira muri Kivu Park Hotel, kuko ariyo hoteli yonyine ushobora kuboneramo ibyiza byinshi wifuza. Ubwiza burabagirana umunezero w'abahagana ni muri Kivu Park Hotel, aho wakira mu rugwiro ugaterekerwa yera, ugataha uhirahira. Amafunguro yaho nakataraboneka kuko ateguranwa ubuhanga buhanitse na chef w'igikoni, agutegurira ifi nk'umwihariko ndetse n'andi mafunguro yose wifuza. Ibyumba byacu bibereye buri wese utugana, ntacyo watuburana kuko tugufitiye sale z'inama, aho gukorera ubukwe, jardin nziza mu gihe ibikorwa byose byafunguwe, kandi tuba tugufitiye sauna na massage utasanga ahandi. Wadusanga Rubavu ku mazi neza neza, ni ku muhanda ujya Brasserie, wowe dusure cyangwa uduhamagare kuri 0788 35 35 23. Kivu Park Hotel, turayoboye.